Ajiwe. Mwana wa. Sizi nzozi nikatike. Mwana wa. Mwana wanjye ndose yaje ari hese. Ajiwe. Mwana wanjye ndose yaje. We kundose bi. Inkuru zihinze imvura iragobuye se. Ya baba mana we. Uyu mwana wanjye impyisi ziramutwaye. Kare. Ko ndose se. Byose umwana wanjye mubona. Aguye mu ruzi. Agiye. Abahotoze se baramwisha bo mwakabyara mu. Mumbabarire mu nshakishe. Ariko se ndatesha kuzwa. Ndapfira nti. Agiye. Buzi icyo niyambaza pe. Mana wanzaniye umwana rwose ni mutangira atajya mu ruzi impyisi ziramuntwaye. Ayo. Ariko mana uyu mwana wanjye namuhaye umurage mubi. Uzi umurage wo kugira uko ufata isuku ukayisaziraho. Uzi umurage wo gutongera umwana ngo ajya kunshira inshuro ujya kunshakira imibereho. Ariko wowe ni umurage mubi rwose. Mana ya koro Imana yazakunzaniye rwose wenda ukicara impande yanjye wenda tugaca inshuro turi kumwe tukabaho mwana wanjye kureba ngeze ku masaziro mwana wanjye hari ngo uzanyanda umdamire mwana wanjye ariko kumana bagamba bari ukanzana mwana wanjye Korode ko namubuze ko igihe ari kirekire yagiye rero mwaka byaramo hariya hakurya hakuri uyu musozi waritse hari imiryango hari inshuti abo baragiye baranziza umurage usigaye ari uwanjye ishyamba ari iryanjye intoki ari izanjye imirima ari iyanjye aho ubuka inkonkobotsi bita mukakimanuka yakamanuka gusa mukakimanuka yarankoze ubu niyo muni butumye nangasara kuri uyu musozi waza akankura mu isambu y'umuryango akankura mu isambu yacu kavukire gakondo none nkaba nirukanka imisozi nangasara umwana wanjye ubu ngubu bameze neza ndetse abagiye abafite n'imodoka abafite moto abafite abakozi bahinga muri uwo murima wanyaze ariko mukakimanuka Imana izakubabari dusange umwana wanjye aba yarabaye umukire rwose aba yarabaye umukire mu rwego rwo hejuru ariko mana singiye komera nka ka gakecuru kapfanye amaganya ni ukugira ngo uyu mutima uhora unsimbuka utazangwa mu ngo n'umujura ruharwa nanjye ntandusha ubwenge ahora yigira nk'umuntu wababaye mu mvugo ye ariko nanjye akaba yaragarutse mu rugo yaje kunobarinza akaba yaraje kongera kusana ahubwo mbwira Korode arahari Korode Gira Korode arahari utashi umeze uko utashi igihe wabaye iki wakazura karangije maze gutekereza neza nsanga Korode rufite ariya uyimbwira naho nanicaye ku kazi nta mahoro narifite umutima wanjye washikamurika uriya muhanya w'umuhungu nakiriye none yaba ari we wibye ariya mafaranga akaba ari wabaciye muri humye kwa kuri muhora mwicana mwasamye akabatwara ariya mafaranga akaba ari watambutse afata ariya mafaranga koko mama bira bintu numvaga Korode atabikora use yaba yarajyanye ariya mafaranga
uzi ukuntu buriya ejo akiza nabonaga ari umwana mwiza shana kuri nabonaga unamutukanye nkabona uramuhora ubusa ariko urasetsa uzi ko abantu bazi Igice uransekeje cyane uriya muhungu wigira kuri ya Marine muzima wiyoberanya wizi kwiyorobeka akigira uruhinja akigira umutima mwiza akiyoza akitereka hariyo niwe watwaye ari amafaranga Sundi birubona ko adatari n'umwana reba ukuntu yaribabariye none utangiye koko no kumugerekaho ibintu by'amafaranga Sundi buri ari amafaranga rero yayafata koko akirirwa zahangaha ameze kuri yasa kuriya ntaraguremo n'utwenda nk'abandi basore wabonye urukote yaje yambaye n'ibikweto wabonye ukuntu koko yari ameze ubona ari umuntu watwaye ari amafaranga gorogore ariko gurashekeje koko yego ye Korode n'umwana mwiza akora amafaranga niyagira gute iriya ngegera y'inturi yavuye mu cyaro yakuriye mu ruhu nk'inda niyo uvuga ngo niyatwara ari amafaranga yego da ariko nukubabona mugenda umuntu akagira ngo ari nta kenge mufite buriya ntago uremera neza kuri muhungu ari watwariye amafaranga icyo ngaho yego asubundi mama amafaranga ufite katari makeya ubare amafaranga wabuze niyo koko yagutesheje umutwe wera kukageni undi waretse umwana w'abandi ukamuha amahoro ugakorera yandi ugize ngo iki David ugize ngo iki uravuze ngo nyoko ngo afite amafaranga Yesu Kristo ariko uzi ko kubabona mugenda ukagira ngo hari n'ubwenge mugira ubwo muba mwicaye mwitaretse ngo nyoko ngo afite amafaranga menshi amafaranga menshi igutwaye iki reka mbanze nkubwire rero nitonze uzi ko ari amafaranga ariyo yari kuzakurihirira rya shuri uhora uririmba uhora ushaka kujya kwiga ariyo mafaranga nanateganije nta yandi mafaranga narifite andi muri business mana we ko yaba mpemutiye ko yaba mpombeje ko Claude nawe mwanze koko ibintu yaba nkoreye ni ibiki ariko mama uzi kuntu hari ahantu ari heza nshaka kujya kwiga tekereza ko bamaze amezi 3 bakora ngewe ndahangaha nicaye ndindire kubona amafaranga ngatangira kujya kwiga uzi ibintu bakora barafotora bakora ubukwe barafashoninga bamurika imideri nyine bana yidoze noneho ikintu kirenze bakorera mbageni makiyaje ubwo ari ukuvuga abantu bose bafite ibirori barabikora noneho bigisha gukora filime buriya na Keve yakaje tukajya tujya gukora filime noneho ibintu byiza bakora bya bintu byo ukunda byo kwandika ku mipira baje badushyiraho n'amafoto ibintu byose byiza ubundi nta handi wabisanga ari muri rira shuri bagira n'ibyuma bicuranga by'imiziki barabikodesha twazara tubikodesha twagize za pati zacu za hato na hato zo muri urugo mama ngaho mvi ibintu nukurambujije nyumvira ibintu koda nkoreye n'ukuri ibyo byose se koko barabikora none se kutambwiye kare kose kutambwiye ko ibyo bintu byose bibiyongiye iryo shuri kutambwiye ko ibyo bintu byose babyigisha ibintu byose numvise urondogoye kare kose kutari warabimbwiye none se bakorera he none se hari mukabuga ka Musha nta guhazi iyo ugeze hari mukabuga ka Musha uzamuka reba wa muhanda uburimo agasoko bacuruzamo imineke uhita uzamuka werekeza kuri paruwasi y'abakatolike hari ya nyine Musha ugakomeza uriya muhanda ujya kuri Muhazi iyo ugeze rero ahantu hita ku Kabare ubwo butaragera kuri Muhazi ukiri mu nzira zaho iyo ugeze ahantu hita ku Kabare ubona ahantu bita ku Neza hahandi ariko iyo neza arayizi kuko kuri YouTube zabo ujye unabona ahantu handitse kuri ngaho rero mfashe tugarura ari amafaranga ariko nanjye ndi kwikina sinjya numva muvuga ngo nta nko kwiruka ubwo azagaruka tuzigute fasha rero tugarura ari amafaranga wowe ikintu ugiye kumfasha ndagira uriya muhungu kuzi baragira inka ajya muri tuwarete ujyamo ajya ku isoko umukurikira umenye buri kimwe cyose yinjije cyangwa se wowe muri uru rugo turebe niba ari ufite amafaranga ibyo ari byo byose niba ari uyafite ntazabura kugira ibintu agaragaza bigaragaza ko afite amafaranga yagura inkweto nshyashya tuzabimenya yagira gute muragire turebe ko tuyabona turebe ko twabona ari amafaranga kandi ashobore kuba yafite numukurikirana neza ukareba ibyo afite byose uzamenya niba yafite cyangwa niba ntayafite ikindi buryo naramuka asohotse agiye nko guhaha cyangwa agiye ahandi hantu kure uzibe tugenda ujye muri biriya bishashi bye biriya bifuka bye biriya bikote bye umusakemo murebe no mu bikweto byari ukuntu bashyira munsi y'amatapi gutya
murebe niba hari ahantu yaba yarabitse amafaranga cyangwa se niba hari ikintu gishyashya yaba yaraguze akaba yaragihishe kikaba cyemeza ko yaba afite ayo mafaranga. Mukurikirane murebe mumusake mu mucakazi. Mama kubita imfubyi ubwiriza kurira. Ubwo nukuvuga ngo giye kuzengereza korode muzonge mubizi cyokere. Umva ahantu hose agenda muri ajya guhaha muri ahantu hose muri ajya muri douche tsigara musaka nda muri bya bikote ko barashobora ko yarabitse uko yarabikote yarabonye bidasobanutse ambuze kwiga nta soni ndaje ndamugucungira akazumaye akoko rwose ni nko kubipura bizi nicyo nkwemerera rero. Ubundi wowe uzi ubwenge ntabwo uri nka cyakeve. Basha ngaho rero haguruka ujye kumpa amazi je muri douche nkarabe ndumva naninaniwe. kuririmba muri korari sibye ko banambwiraga ko ndirimba nabi. ukora iki cyangwa uzi uko iminota yose umaze ufite isahani mu ntoki ntakurebaga gukora ntacyo bikubwiye uraho uri kwivugisha ubugambo dore ko ahantu wo mu cyaro mutajya mutana n'ubugambo bw'amaganya. Umva nkubwira ubu igihe wabyukiye ubundi ubu utamaze koza ibyo byombo utogeje amadirishya utakoropye utakubuye muri jaride wamaze no guteka tukarya. Umva ndabwira mama kwirukane ndabona akazi waje usaba ntabwo ushoboye. Ariko nukuri ndaje mbikore vuba kandi ndahita mbisoza. Gakore nyine icyo cyakuzanye se. Nukuri ivi njye hano amafaranga yanyu ntabwo nigeze nyatwara. Amafaranga nasanze muri ya sakoshi ni amafaranga 5,000 by'amanyarwanda gusa. Ubu koko naba narayatwaye sinyaba ariya se yuko nayabaha. Njye nta mafaranga yanyu nigeze. Cyakora dukurura kuzi. Sinkuzi nanjye ntunzi. Ariko nkuzi igice. Ko rero ibyo ari byose ukurura kuzi. Ariko ubu koko watoragura 200,000 ukaza gusaba akazi ko mu rugo. Uzi ko iwacu mu cyaro yo ngaho 200,000 arimo butiki. Ubwo urumva natoragura 200,000 kuko nkaza kubasaba akazi kuko koza ibyo. Ibyo ntabwo bindeba. Ahubwo wowe ukora imirimo yawe kuko niyo yakuza yose kandi uyirangiza. Rangiza amasahane vuba ahubwo nkuzane n'amashuka yanjye yafure. Nzane n'ama mu yafure ndetse na bya bibare bya keve kandi ubifure. Nurangiza kandi uduhanagurire n'inkweto. Naho ubundi bya butiki hari igihe wawe nawe butiki itazakumara agahinda ufite ugashaka kongeraho na moto uzajya ujyana kurangura. Wese uhagaze aho ngaho umara iki? Ni ukuryama wagira ngo urabyutse ukabyuka ukicara cyangwa ugahagarara? Undi wabuze ibyo ukora? Ariko ivi ubundi ugira ubwenge iyo wifata ugasuzugura umuntu bigezaho ubundi wumva utekereza umuntu w'umusore mu ngana warangiza ukamukoresha nk'umutima harya ubwo we wabikorana. Umva keve babarantunyurire
bwari wowe dore noneho sinkukira dore ko imburamukoro mukunda kureba ibitabareba ubundi ibi ngibi byakurebaga imburamukoro nta kibazo ndi imburamukoro ariko ifite disipurine gusa ivi reka ngwize ukuri wowe mba mbona harya waravuze ngo ubabajwe n'umugore nzashaka hey mara yanjye aramubaje se ahubwo kantera agahinda ahubwo se kugutera agahinda wabanje ukakitera kuko wowe umugabo uzashaka amezi muzamarana ntarenga ya 2 kuko andi yose asigaye azayamara muri gereza kuko wazakwica hakiri kare kuko ntabwo yakihanganira agasuzuguro ugiye keve mbabara ntunyurire ubwayo wowe noneho sinkukira dore ko imburamukoro mutajya mutana no kureba ibitabareba ubundi nk'ibi byakurebaga gusa reka nkubwire mwana wa mama n'undi munsi sinzongera kumva urimo ubwira Claude nabi umutegeka nkaho umuhemba cyangwa muvindimo ubundi umushinzi ubujura wamufashe yi ariko ubundi atiba iriya sakoshi ya mama ntabwo ari we wayizanye mama se yavuze ko hari harimo amafaranga angahe ntabwo yaduhaye 5,000 gusa tuvuge se kundi umuyaga wayatwaye ugasigamo 5,000 gusa ni ukubera iki yabonye isakoshi irimo amafaranga n'irangamuntu yarangiza agafata irangamuntu akayizanira nyirayo ntabwo se yatekerezaga yuko nyiri iyo rangamuntu ari mubaze n'amafaranga yari arimo kubera iki se atabitekereje nuko se nta bwenge afite ra Mana we bro numbwire gutoke niyacu yariwe Mana ibyo bintu ntabwo nabyumva papa wanjye ibyo ntabwo nabyumva mbabarira iyo nkuru nuyima ngo iki Mana mbabarira numbwire ibyo bintu ko ari byo oya amafaranga yose ngo iki Nuse matoke niyariwe gute Mana ibyo bintu niwe ntabwo ibyo bintu wabinyumvisha nje nzi kugiye kumbwira inkuru nziza yuko twariye none ngo toke ngo ntabwo yariye bro wimbwira ibyo bintu brother wimbwira ibyo bintu Mana we nesu urabizi neza ngiye tujye gutangira ino projet wanyizezaga yuko utazambwira ino nkuru Mana nyine ndakubwira ni ngiye ibintu bifitiye ubwoba Mana urangije wambwira ngo dushoremo yacu ngo nta kibazo ngo bizaye oya Mana wimbwira gutyo bro wimbwira gutyo Mana ntabwo ibyo bintu ngiye mbyumva ntabwo ibyo bintu ngo iki amana ubundi kuzahana amafaranga Mana yakuye Mana buriya amafaranga yarambunye ntabwo ibyo bintu wabinyumvi ngo iki oya Mana wimbwira gutyo amana uziko amafaranga nayibye mama none ibyo bintu by'ubushiti burimo urazana aha ngaha Mana ntabwo wabinyumvisha ahubwo amafaranga Mana urayarya
njye nayashoyemo mani nzi neza ko tuzunguka umbwira ngo dukore ngo dushore amafaranga ngo tuzunguka ngo ibintu byo guhomba nta birimo tekereza yuko amafaranga batangiye kuyashinza agapeti kiziye mu rugo mani umupeti utagira epfo na ruguru ubona nta kintu ariho ibyo byose ndabizi nabyirengagije sister yasaze yasizoye Mary yasaze amafaranga abaye amafaranga ngenze ukuri ndabizi neza ko ari njye wayagurishije nabyirengagije kugira ngo ndebe henze ko tuzarya mani nkayagarura nkayasubiza mu rugo mani njye wambwira projet ndavuga ati ubwo ngiye projet nzima reka nshaka ibiceri hanyuma nze dushore mu ndebe ko nakunguka nanjye nkivana aha ngaha mani ntangiye kumbwira ngo amafaranga ngo tokeni ngo yahiye ibyo ntabwo byumvira none ngo bigende gute mani mbwira urajya bigende gute ngo nyahare ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo amafaranga ngo nyahare ngewe Kevin ngewe mara amafaranga mwana we ntabwo busiti nk'ubu ngubu busiti bigenze gute ya mwana y'umuzi bikiri iby'abandi birahiye we umva koro ndakwingenze sura ko babara sura muri koro ntabwo ndi bubivuge mbabara ntubibwire Mary urabizi Mary wabonye ukuntu Mary ari intare mushiki wawe noneho mushiki wawe Mary bimubwiye yani cyanda kwingira mbabara ntuzabe ni nawe muntu mwiza muri uru rugo nabonye rero koro nyine urabizi abandi bose ni intare yego makoro reba nyine turi abasore twese subizi se mani urabizi mani tuba dupanga deal kugira ngo turebe ko hari ukuntu byagenda nawe urabizi uri umusore wawe kora biri nyine arani ya mafaranga wumvaga sister kubwira we na Mary nyine umva mani byo nigeze bakubwiraga nijoro nabaga business kara amafaranga umva nyine mubwiye ya mafaranga bari kunshinja niyo nyine nyumva mubwiye niyo pe akumva ko tujye kubigenza nyine kujya bitabyarenga rwose twari twumvikanye ariko ibyo ngibyo ntabwo nabyihanganira mama wawe na mushiki wawe byo bari bagiye nyine subivuge ko ndakwinginze subibwire kuko bibwiye Mary ko yanyice kana waramubona mushiki wawe n'ukuntu ameze nk'intare nyine ndabyumva pe tujye kubigenza nyine kujya batabigira mane batabimenya rwose niba ari amafaranga ariwe wayatwaye nyine wibidana ntabwo rwose bajya kunca umutwe hejuru yawe nyine nta muntu kwica umutwe ngiye kubivuga rwose nta kintu twakumvikana wanyumvishe nk'umusore mugenzi ntabwo wanyumvishe ko nabyakubaho rwose ntabwo asikora ko byakuba wanyumvishe ko wambabariye nayanjye kuro wanyumvishe mati kavuga kuro ko se nari cyagiye yego dore cya cyangungana amasahani ngwino hano mu